bakwandikiye amatangazo bakagusabye, reka nkubwire ngo bagiye kuyamanura. Bagiye kumanura aya matangazo, bayamanitse utabatumye, umva bagiye kujya ku karubanda mbere yawe. Wa mugabo we bagiye kujya ku karubanda mbere yawe. Ariko mana tope estaya bon ndikumva naguruka etopesta niwa jezi erewa zope urimando yasika urigerere tope. Imana iguhumuye amaso wabona ingabo zikugaragiye, humura natuzabaha. Ibishinyitse bujya nabyo siko bihekenya. Ariko amen. Reka ngubwira ngo ibishinyitse siko bigize ute bihekenya. Ibikwasamiye siko bigira ute siko bihekenya. Izo ntare ziraziritswe. Imana ishimwe. Oya, izi ntare ziraziritswe. Topa estaya bon. Mwebwe mugambanira abakozi b'Imana. Hari icyo Imana yabavuzeho, hari icyo Imana yavuze ku bakozi b'Imana. Hari icyo Imana yabavuze n'abanyamugisha, kandi twamaze kumenya neza ko abanyamugisha batagira ute batavumika. Imana yantumye ku bantu bari mu kazi ariko bari kugambanirwa kandi babizi. Imana yambwiye ngo nimuhumure, yambwira ngo nimukomere. Imana ije kubarwanirira. Mwebwe ubwanyu ntacyo mwakora, kandi inama zirimo zirakorwa bwihishwa. Hari benshi barimo bagenda birukanwa mu kazi, ariko iyeri iravuze ngo tope estaya bone elewa zope estanse. Imana iravuze ngo nimuhumure, ije kubarwanirira. Kandi burya rata aba bari kubakorera inama bwihishwa, niba bashobora kugwa mu gicu c'abambuzi. Imana ijya yemera ko dukomerekera mu murimo. Imana ijya yemera ko duhura n'ibyadusitaza. Elewa zope estanse. Ariko none harangije aramubwira ngo urugamba ruzashira, ariko guma mu ntambara. Bivuga ngo ntabwo uzahora mu ntambara, ntabwo uzahora mu bibazo, ntabwo uzahora mu bigeragezo. Imana izakugwanirira, izagushiramo katamo. Hari kiravuze ngo noneho rero tope estance tayibone sire gustine vosansedo uri grere uri mando yasika. Imana ishimwe. Wahuye n'ibyagukomerekeje, ufite igikomere umaranye igihe, nta wundi wakomora, nta wundi wasana umutima wawe. Wahuye n'intambara, ariko reka nkubwire ngo rata Yesu ajya ashiramo katamo. Yaragira inama yo gusoma ngo atari ibitutsi. Arasoma asomamo Morodekayi wamuburiye byakomeye. Inzira zose zigeze i Roma we, ridaharuye yahagera. Guhiga cyane Morodekayi nibyo byamugejeje mu gikari. Ariko haleluya, guhiga cyane Morodekayi. Ariko ndikumva navuga izina ry'umuntu. Ariko noneho tapo elewa zope estaya bon. Guhiga cyane Morodekayi nibyo byamugejeje hehe mu gikari. Haleluya. Imana ishimwe. Reka mbwira Mutesi ngo guhiga cyane Morodekayi nibyo byamugejeje hehe mu gikari. Nanjye nabishoboka ko wahigwa cyane, birashoboka ko wakwanga, ariko Imana igufiteho umugambi. Yesu reka nkubwire ngo ari mu kazi, afite imbaraga zo kukugwanirira, afite imbaraga zo kukunesha. Ariko haleluya, Imana ishimwe cyane. Tope estaya bonesi. Nyamara nta muntu wabashije kwiruka ku munyamugisha ngo azamufate, agwa ruhabwa ataramufata. Yesu akugirira neza cyane, Yesu akwambika imbaraga. Yesu yarakuntumyeho ambwira ngo komera, uhumure. Wahuye n'intambara nyinshi, wahuye n'ibibazo, uhura n'ibyagukomerekeje, ariko Yesu aje kukomora. Imana ishimwe. Amen. Dutangira amakuru. Ariko haleluya. Amen. Ninde ugutangira amakuru? Wowe uri kunyumva ninde ugutangira amakuru? Wa mugabo we,
wahuye na ba Sanibalati, wahuye na ba Tobiya ndetse na ba Geshemu. Abo bose barakurwanya bagutangira amakuru mabi, ariko Yesu ari mu kazi aje kukutangira amakuru mazima. Hari uburyo bagutangiye amakuru mabi, hari uburyo bakuesitaya dopene bosayibon, hari uburyo bakurwanyije, hari uburyo baguhize, ariko reka ngubwire ngo Yeri iri mu kazi. Ntumye ku bantu bafite imanza barimo baburana, ariko bari kugenda babona imanza zabo bazirya babibona. Yesu akugirire neza. Imana yavuze ngo umuntu ntiyakuvugira yakurenganya, ariko Data wa twese ajya abasha kurenganura abarenganwa. Imana ishimwe. Yambwiye ngo nimbwire abantu bari kurenganywa, Imana kwije kubarenganura. Zope estaya bon. Imana yambwiye ngo nimuhumure, Imana ije kubarenganura. Wowe ufite urubanza bari urimo urabona uri kugenda uri gutsindwa bibona, Imana irambwiye ngo iraje ije gukina finali. Tope estaya bon sile gustinevo. Yesu akugirire neza kandi Yesu akwambika imbaraga. Uwiteka Imana kugarukeho, akubera ibyiringiro, akubera umutabazi. Imana ishimwe. Haleluya. Yavuganye nawe cyagihe, yakurengeye cyagihe, na n'uyu munsi ije kukurengera. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese abadukurikira ku Muremyi TV. Imana ibaho umugisha kandi ibarinde, ibakomeze, ibarindisha ukuboko kwayo, abo mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba. Namwe mwese turabashuhuje, abo mu mujyi wa Kigali mwese turabashuhuje, namwe abari muri diaspora. Imana ibarinde kandi ibakomeze, ibashoboze ibihe byose. Turabizi ko biba bitoroshye aho ngaho muri Amerika, muri Canada turabashuje, i Burayi, muri diaspora mwese turabashuhuza cyane. Namwe abari muri East Africa ntago twayibagirwa, mu Burundi turabasuhuza. Namwe abari muri Uganda, muri Congo, muri Tanzania, hari nabo muri Malawi tujya tubona badukurikira. Imana ibarinde kandi bakomeze. Namwe mwese muri Afrika muri rusange turabashuhuje. Imana rero ibarinde kandi bakomeze. Namwe abarwayi, Imana irabakiza mu izina rya Yesu Kristo, kandi turabasengera kugira ngo Imana ibakize. Abari kwa muganga mwese, Imana ibakize mu izina rya Yesu Kristo, kuko Imana niyo murengezi wacu, niyo idukiza ibihe byose. Ngaho rero mudukurikire mukanda subscribe ku Muremyi TV kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu dukora. Ngaho rero dufite umutumirwa muri uyu mwanya, muramubona imbere yacu kuri kamera, muramuzi, Imana yamusize amavuta. Reka tumwakire mu izina rya Yesu Kristo kuri kamera zacu. Sibwo bwa mbere yakorera ku Muremyi TV. Ntushaka uvuge ngo ndi nyir'urugari. Ngo ni nyir'urugo, n'ubundi rwose turaziranye, namwe muraziranye. Nuwasizwe n'amavuta ni Dawidi. Navuga ati se ni Dawidi? Ni Dawidi. Imana rero ibaho umugisha. Reka tutangire twasenga Imana. Ndabona umeze neza. Urakoze cyane. Uyu munsi rwose wagira ngo sinzi icyo bakugaburiye. Reka da. Igihe cyose ariko mama ameze neza. Ndabona ufite amavuta wapi? Ndabona ufite amavuta menshi cyane. Aya mavuta arahari uyu munsi, tumaze iminsi tuyashaka. Buriya rero biranagaragariraho kwambara neza. Wambaye neza. Urakoze. Agakote keza, akajipo keza, none n'igitenge wazanye igitenge. Uyu munsi none abatari kubireba yambaye n'igitenge, yambaye n'inkweto z'umukara. Ukona ko yambaye n'amafaranga mu maso. Hariko Imana yabigenje. Sikuri? Ntabwo Imana itagenje. Ntabwo Imana itabigenje, ariko ni ibisanzwe. Wenda nuko kenshi nakunda kuzikorana. Yego. Murabyumva rero. Zana inka n'ubundi muramuzi, ntago si ukwivuga, muramuzi cyane. Reka tumuhe karibu. Ubundi iyo umubyeyi ari kumwe n'umwana, ubwo nyine iyo babonye umubyeyi n'umwana baba bamubonye. Ubwo rero umwana bari mu rugo.
nuko bimeze rero. Wenda sinavuga ngo ngiye nkunda kubagiza ikibazo iyo turi gukora ibiganiro nka gutya. Turi gukora ibiganiro muri iyi minsi, ariko abantu bamwe na bamwe bagakora ibiganiro ariko ugasanga ni umuvugabutumwa ariko ukamwumva mu bintu mbese bidahesheje Imana icyubahiro. Wowe ubwawe nk'umuvugabutumwa, nk'umuntu ukorera Imana, iyo wumvishije ibintu nk'ibyo ngibyo, wowe ubitekerezaho iki? Kuko iyo urebye bari kwica ubutumwa bwiza bw'Imana, bagasebya Imana ngo yababwiye, kandi noneho byarangira noneho ugasanga noneho ubutumwa bwiza bundi bari kubwica, kandi ibyo bavuze bari kubyica. Wowe urabyumva gute? Uko biri kose ntabwo nzi, abantu bari gukora ibintu byinshi kandi bibi barahari, ariko ntabwo byari bikwiriye nk'abanyamasengesho, nk'abakozi b'Imana bahetse isanduku y'Uwiteka, bagakwiriye kwirinda, bakaba maso, bagasenga, kugira ngo mu gihe kizaza batazanyagwa. Nanone hari n'abantu banyazwe, tukibwira ngo wenda baracyafite kandi bararangije kunyagwa. Yego, ariko rero abantu bagifite isanduku bakiyihetse bagakwiriye kuba maso, bakagenzura kugira ngo barinde icyo bagize icyo bahetse. Yego. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. N'ubundi reka tuguhe karibu noneho dusengera Imana, tujye mu ijambo ry'Imana. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Urakoze bunyamakuru kunyakira. Hanyuma reka dusenge. Mana, turagushimiye, uri umukozi w'umuhanga kandi ufite imbaraga zihagije. Tope esta ya bone. Turakwemera, uri mando ya sika rigirere. Hene wazope esta ya bone sanse. Turagushimiye Mana, wowe wabaye mu ruhande rwacu. Hari benshi bitabye Imana, ariko twebwe twitabye tukiri bazima, tugihumeka umwuka bazima. Si uko twabarushaga gukiranuka, ahubwo ni ubuntu n'imbabazi watugiriye. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Nutwemerere muri uyu mwanya abantu bagiye kumva ijambo ryawe, bacitse intege, batendaburitse, basubiye inyuma, abo bose ubakomeze, ubarengere, kandi ubwiza bw'Imana bo bagarukeho. Ineza yawe ibane nabo. Nyakubahwa Imana, hari abantu benshi bagiye bahura n'intambara, bacibaza uburyo babona ubutabazi, ariko Data wa twese ushoboye byose, nyakubahwa Imana, afite imbaraga zihagije zo gukemura ibibazo byananiranye. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Urakoze, gumana natwe muri ibi biganiro. Abantu badutega amatwi ubahe kurizirikana, ntibice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi. Abantu bari hanze mu bihugu bitandukanye, iri jambo ryawe ribagereho kandi rigere ku ngingi y'imitima yabo. Izina ryawe rishimwe. Urakoze kubyumvishe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma reka turirimbe indirimbo ya 385, turirimba nk'ibice bibiri byonyine, hanyuma ubundi tubane mu mwuka. Haleluya. Amen. Tubane mu mwuka, tubane mu masengesho. Ubu ngubu tuvuga nubwo turi kuvuga ijambo ry'Imana, ariko turimo turasenga. Amen. Murinzi wemenya sigihe iwacu se nimuhere atizo rogishimye cyane buracyaha nyuma. Ntukarire ukomeze nurorere kwiringira kugezi uzagerayo ku munsi uhoraho. Kugezi uzagerayo ku munsi uhoraho. Murwanyi wacungira nawe ansubiza itonze ati doruru gamba ruzashira guma mu ntambara. Ntubabare wihangane wireke imirimo yawe tuzabo n'igihembo cyiza nidutabaruka. Amen. Amen.
Haleluya. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi yari ari gusenga, uyu muririmbyi yari yuzuye umwuka wera, uyu muririmbyi yari ari mu bihe byo gusenga, uyu mwuka wera yari arimo yuzura umwuka wera. Arangije aravuga ati uko byagenda kose, aragenda abwira Murinzi, aramubwira ngo Murinzi we, menyesha igihe iwacu se ni imuhero. Murinzi arangije aramubwira ngo mu ijoro ryijimye cyane buraca hanyuma. Haleluya. Amen. Murinzi we, menyesha igihe. Yari ari kubaza Murinzi, aramubwira ngo Murinzi we, menyesha igihe iwacu se ni imuhero. Murinzi aramubwira ngo mu ijoro ryijimye cyane buraca hanyuma. Bishatse kuvuga ngo mu ntambara, mu bibazo, mu bigeragezo buraca hanyuma. Kandi ufite intambara, ufite ibibazo, ufite ibigeragezo, wabuze uwakurengera, ufite inzara, ariko Yesu aravuze ngo buraca hanyuma. Uyu muririmbyi arakomeza arasenga, arakomeza yuzura umwuka wera. Tope esta ya bone ele wazope estanse. Arangije aravuga ati uko byagenda kose reka ngende mbaze na murwanyi. Aragenda abwira murwanyi ati murwanyi we, cyo mbwira nawe. Ansubiza yitonze ati dore urugamba ruzashira ariko guma hehe mu ntambara. Haleluya. Imana ijya yemera ko duhura n'intambara, Imana ijya yemera ko duhura n'ibibazo, Imana ijya yemera ko dukomerekera mu murimo, Imana ijya yemera ko duhura n'ibyadusitaza. Hele wazope estanse. Ariko none harangije aramubwira ngo urugamba ruzashira ariko guma mu ntambara. Bivuga ngo ntabwo uzahora mu ntambara, ntabwo uzahora mu bibazo, ntabwo uzahora mu bigeragezo. Imana izakugwanirira, izagushiramo katamo. Hari kiravuze ngo noneho rero tope estanse tayibone sire gustine vosansedo uri grere uri mando yasika. Imana ishimwe. Wahuye n'ibyagukomerekeje, ufite igikomere umaranye igihe, nta wundi wakomora, nta wundi wasana umutima wawe. Wahuye n'intambara, ariko reka nkubwire ngo rata Yesu ajya ashiramo katamo, yarangiza akakugwanirira. Imana ishimwe. Haleluya. Tope estanse. Reka ngubwire uburyo Imana ijya ikugwanirira. Imana ikuntumye ikubwira ngo gishiramo katamo. Tugiye gusomana ijambo ry'Imana, wumva uburyo Imana ijya iturwanira, uburyo Imana ijya iba mu ruhande rwacu ikaturinda tutabigize mu ruhare. Anko wawe ntiyakurinda, ntiyakemura ikibazo ufite, yagikemura uyu munsi neje akagikemura, ariko icyumweru nticyashira agikemura. Arakubwira ngo nawe bisigaye genda ubyikemurira, ariko Kristo afite imbaraga zikomeye. Reka ngubwire ngo Yesu ari mu kazi. Iyo iri mu kazi, Imana ikuntumyeho ngo nize ngubwire ko iri mu kazi, irimo irakugwanira byanyine no kuburiho. Hari benshi batambutse urabyumva, hari benshi bavuye mu mubiri, abo tumvishije wabumvishe kuri radio cyangwa wumvishe babikubwira. Yesu akugirane, ariko wowe ntacyo watanze kugira ngo uburiho. Ni imbabazi z'Imana, n'urukundo rw'Imana, n'ugukomera kw'Imana. Zayibone topenevo. Yesu akugirire neza, Yesu aguhaza ibyiza, yongera kuzuza umunezero. Nyamara umunezero warabuze, waraturotse, wavuye mu rugo rwawe uragenda kubera ibibazo, kubera intambara, kubera ibigeragezo. Reka nkubwire ngo uje kukugwanirira arahari, aje kukuneshereza. Yesu akugirire neza cyane. Birashoboka ko bibazo by'ubukode bimeze nabi, wabuze amafaranga, ariko Yesu afite imbaraga zo gukemura ibyananire. Navuze ngo ibyo byose Imana ijya ibyemera, ariko hari uburyo ijya idushiriramo katamo, yarangiza ikaturwanirira, yarangiza ikaturengera. Hanyuma reka nongere ngubwire ngo iyeri iri mu kazi. Imana ishimwe. Muririmbyi umwe arangije aravuga ngo ibiguhiga ntibizabura, abakurwanya barakomeje, ariko Imana nyir'ijuru n'isi
niyivuganye nawe nonaha, uramenye ntushidikanye, n'ibitari ibyo yarabikoze. Amahanga yose yo mu isi ahagurukiye kukugwanya, barakora inama bwihishwa ngo barashaka kuguhitana. Bazakubona bazagukura hehe, ko Imana ariyo ifite urufunguzo, nta wundi ufite urufunguzo. Ijoro rigeze mu gicuku uwo mwami abura amahoro, uko amasaha agenda yicuma uwo mwami abura ibitotsi. Ahengamye ntiyabibona, yubamye ntiyabibona, agaramye biba akarusho. Yigira inama yo gusoma ngo atari ibitotsi. Arasoma, 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 asomamo Morodekayi wamuburiye byakomeye. Inzira zose zigeze i Roma we, ridaharuye yahagera. Guhiga cyane Morodekayi nibyo byamugejeje mu gika. Ariko haleluya, guhiga cyane Morodekayi. Ariko ndikumva navuga izina ry'umuntu, ariko noneho tapo elewa zope estayabone. Guhiga cyane Morodekayi nibyo byamugejeje hehe mu gikari. Haleluya, Imana ishimwe. Reka mbwira Mutesi ngo guhiga cyane Morodekayi nibyo byamugejeje hehe mu gikari. Nanjye ntago nzi ukuntu mbivuze, mwihangane, ntago nzi kugenda mvuga ku bantu sinjya mbikunda, ariko noneho ndabivuze. Ndavuze ngo guhiga cyane Morodekayi nibyo byamugejeje hehe mu gikari. Birashoboka cyane ko bahiga Mutesi, ariko noneho ko kumuhiga ko bikamugeza hehe mu gikari. Mumvugire ngo amen. Oh haleluya. Ubwo byari bibaye itegeko mwamari ubivuze, ifarashara yizitura afashe mikoro kumu, avuga sanwe Kenya menye umuhogo wasaraye. Agarutse ati byakomeye, umwami ati ndategetse, arongera ati ndategetse, ati ndategetse. Uwagambaniye umugabo nibamufate bamumanika, agasuzuguro kavaho. Inzira zose zigeze i Roma. Haleluya, amen. Bahamani bajya mu kiriya, Abayuda ingoma zivuga. Imana ikugire neza cyane. Yesu nashimwe. Birashoboka ko wahigwa cyane, birashoboka ko wakwanga, ariko Imana igufiteho umugambi. Yesu reka nkubwire ngo ari mu kazi, afite imbaraga zo kukugwanirira, afite imbaraga zo kukunesha. Ariko haleluya, Imana ishimwe cyane. Tope estayabone si. Nyamara nta muntu wabashije kwiruka ku munyamugisha ngo azamufate, agwa ruhabwa ataramufata. Yesu akugirira neza cyane, Yesu akwambika imbaraga. Yesu yarakuntumyeho ambwira ngo komera, uhumure. Wahuye n'intambara nyinshi, wahuye n'ibibazo, uhura n'ibyagukomerekeje, ariko Yesu aje kukomora. Imana ishimwe. Amen. Tugiye gusomana ijambo ry'Imana. Tope estance. Ele wazope estance. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Tokene vosaibone. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Ariko icyo nzinu ko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ariko icyo nzinu ko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Kandi nguko Eliya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi we. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana.
ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana hawa mugabo we ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza wa mubyeyi we ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana. Imana ishimwe. Amen. Uyu munsi ndi mu mwuka wo gusenga Imana. Ene wazope esta ya bonne sanse Gustine Voside Gusti. Muri naravuze ngo ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Yera. Amen. Hariho guhimbaza iki? Hariho guhimbaza Imana. Imana ikugirire neza. Yesu yongera kwinjize mu byawe. Yesu yongera kwinjiza mu mugisha. Wahuye na byinshi byagukomerekeje. Ariko reka ngubwire ngo ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza iki? Iyera. Imana ikugirire neza cyane. Wowe uri kudukurikirana ku Muremyi TV. Iri jambo ry'Imana, ubu buhanuzi, tokenevoniyanse. Niba ukugera wongere wumve Imana, wongere wumve umwuka wera. Hari abantu bamaze gutakaza umwuka wera, ariko uyu munsi wa none reka nkubwire ngo Imana ikugarurire agaciro k'umwuka wera, kandi burya agaciro ni umwuka wera. Yesu akugirire neza cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri hano mu Bami ibice 6, turasoma umurongo wa 16. Kandi ikindi ni mu Bami ba 2 ngende isomero. Uyu munsi ndi mu mwuka kwisomera. Uyu munsi ndasoma. Yesu akugirire neza cyane, kandi Yesu akumere umugisha. Mumvugire ngo amen. Turi mwisubiramo, si ubwa mbere mwumvise iri jambo, si n'ubwa kabiri kandi si n'ubwa nyuma. Turi mu gihe cy'isubiramo. Yesu agufashe cyane. Byinshi byaratambutse murabyumva, indirimbo zaratambutse murazumva, bigenda ari ukuza ari gusubiramo, warigishijwe, warumvise, ibintu byose wagize ute warabyumvishe. Bivuga ngo nta gwireguza uzabona imbere y'Imana. Reka dusomane ijambo ry'Imana. Wowe warucitse intege, reka nongere ngo ukomeze, ngubwire ngo humura. Tugiye gusomanira ijambo. Twari tuvuze ngo riri mu Bami ba 2 ibice 6:16. Haravuga ngo aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Turasubiramo. Aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Mumvugire ngo amen. Amen. Ariko haleluya. 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 Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe. Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye neza yawe. Ahara marira wahinduye umunezero. Ahari bibazo wahinduye umunezero. Nari njatse kukubwira ngo wahuye n'ibibazo byinshi, uhura n'intambara nyinshi. Ijambo ry'Imana rivuze iki? Amen. Riravuze ngo witinya. Amen. Amen. Witinya, wikuka umutima, kuko abari turi kumwe babaruta ubwinshi. Abari kumwe nawe, ingabo ziri kumwe nawe ziruta abari kuguhiga ubwinshi. Yesu akugirire neza. Amen. Mumvugire ngo amen. Amen. Yesu nashimwe cyane. Oya, abari kumwe na ingabo zikugwase, ingabo zikugaragiye, ingabo ziri kumwe nawe. Icamba Imana ikaguhumura amaso, ukareba ingabo zikugwase, ukareba ingabo ziri kumwe nawe, ukazireba. Yesu akugirire neza.
ukagenda wemye nta mutima w'ubwoba ufite. Reka nkubwire ngo Imana ikuntumyeho imbwira ngo ninkubwire ngo komera uhumure. Wari ufite intambara zikomeye. Tope Estance elewa duhereye hariya ku 8. Reka nkubwire icyo Imana ikuntumye. Abasiriya umunsi umwe ngo umwami w'Isiriya akoranye inama, ngo amaze gukoranya inama, ngo arangije ngo umugaragu witwa Elisa ngo arangije yabaga ari kumwe nabo mu mwuka, ngo nuko yamara kuba hamwe nabo mu mwuka ngo yarangiza agahita abimenyesha Abisiraheli. Ngo umunsi umwe rero ngo abwira Abisiraheli ngo nimugende nimumanuka nibunaka kandi mugende mujya mu rugerero kugira ngo Abasiriya bataza kubatanga hehe mu rugerero. Mumvugire ngo amen. Aleluya. Amina. Ngo hanyuma ngo baragenda bajya mu rugerero, ngo bagezeyo ngo hanyuma umwami w'Isiriya nawe yoherezayo ingabo asanga babatanze mu rugerero. Ngo baragaruka babwira umwami w'Isiriya ngo baramubwira ngo badutanze hehe mu rugerero. Imana itugirire neza cyane. Yesu aguhereza umuntu wo kukureberera, marayika gukore ku maso kugira ngo urebe ibiri imbere yawe, urebe ibiguhiga, urebe ibikurwanya birahari, ariko agaciro karimo nuko Imana ikomeje kukurwanirira. Amen. Vugire ngo amen. Amen. Yesu agufashe cyane. Agaciro gahari nuko Imana ikomeje kugira ute kukurwanirira. Iyo avuganye nawe cyagi, iyo kurengera cyagi, niyo ikomeje kongera kukurengera. Amen. Amen. Hanyuma ngo nuko arangije ngo ahita yongera gukoranya inama, ngo arababwira ngo mbese ko dukora inama nta muntu uhari ndetse nta n'umuntu uri kutwumva, ninde uva muri twe akajya kudutangira amakuru. Ariko haleluya. Ninde ugutangira amakuru? Wowe uri kunyumva, ninde ugutangira amakuru? Wa mugabo we wahuye na Basanibarati, wahuye na Tobiya ndetse na Geshemu, abo bose barakurwanya bagutangira amakuru mabi. Ariko Yesu ari mu kazi aje kukutangira amakuru mazima. Hari uburyo bagutangira amakuru mabi, hari uburyo baku Estaya dopene Mosaibo, hari uburyo bakurwanyije, hari uburyo baguhize. Ariko reka ngubwire ngo Yeri iri mu kazi. Munyamakuru, Imana iri mu kazi. Tope Estance Helewa twahuye n'ibintu byadukomerekeje, bibakomeretsa muri mu murimo, musitara muri mu murimo. Ariko reka nkubwire ngo Yesu aje kuvuganira abantu bakomerekeye hehe mu murimo. Yesu akugirire neza cyane. Hari abantu bakomerekejwe n'imiryango, hari abantu bakomerekejwe n'ababyeyi, ariko ibyo byose Imana irabizi. Iyo iri kuvuga ngo ni muhumure, irimanukiye ije kongera kugenzura kandi ije kongera gukora iby'imbaraga. Amen. Ariko Mana Tope Estance hele wazope Estaya Bonesiri, Yesu agufashe kandi Yesu akugirire neza cyane, akwambika imbaraga yanga gutinyure. Hari abantu benshi bamaze gutinya, ariko Yesu agutinyure. Imana ishimwe. Amen. Vugire ngo amen. Amen. Hanyuma ngo ahita ababwira ati uyu muntu umenya ibyacu atari kumwe natwe akadutangira amakuru, atuye hehe? Aba hehe? Baravuga ati aba mu Isiraheli. Ngo nuko arangije ngo aherako aravuga ati uyu muntu dutangira amakuru, ayohereza y'abasirikare, yohereza y'amagare n'amafarashi, aravuga ngo nimugende mumwishe kugira ngo tuzagere ku migambi yacu. Abamanitse amatangazo bagusebya, bagiye kuyamanura utabatumye, bagiye gushimira yaguhamagaye kubera amashimwe, ugiye gutambutsa imbere y'Uwiteka kubera amashimwe, ugiye gutambutsa imbere y'Uwiteka. Haleluya. Abamanitse amatangazo bagusebya, bagiye kuyamanura utabatumye, bagiye
turagushimiriye guhamagaye kubera amashimwe ugiye gutambutsa imbere y'Uwiteka. Haleluya. Mutesi we abamanitse amatangazo bagusebya Imana ishimwe bagiye kuyamanura utabatumye ndetse bagiye gushimira Imana yaguhamagaye. Imana ishimwe ariko nukuri Imana itugirire neza. Wowe bavuze wowe bamanikiye amatangazo bakagusebya reka nkubwire ngo bagiye kuyamanura. Bagiye kumanura aya matangazo bayamanitse utabatumye umva bagiye kujya ku karubanda mbere yawe wa mugabo we bagiye kujya ku karubanda mbere yawe ariko Mana tope estaya bon ndikumva naguruka etopesta niwa Jezi erewa zope urimando yasika urigerere tope estance. Imana ishimwe Yesu akugirire neza. Hari abantu bagiye bamanika amatangazo bakagenda basebya abandi bakagenda babasebya reka mbabwire ngo utunga mwene swa urutoki rumwe nawe zisigaye ziri kugira ute ziri kukureba. Nyamara umuvuze basi urumwe cyangwa se muri babiri ariko izisigaye zirimo nawe ziragira ute zirakureba. Yesu akugirire neza cyane. Abantu mumenye ukuri mwakwisubiraho mukavuga ibyo Imana batumye. Yesu akugirire neza. Bantu biyambuye agaciro nukuri abantu biyambuye agaciro mwebwe mwiyambuye agaciro ariko tope estance tayi bonesi. Hari abantu benshi mugiye kubona bagiye kujya mu magereza bagiye gufungwa. Imana niba ibatumye ku Banyarwanda ntabwo ibatumye kugenda ngo muvuge ku bandi. Yesu abagirire neza kandi Yesu reka babwire ngo haracyari imbaraga z'Imana haracyari ubutabazi bw'abantu b'Imana yibikiye. Ariko wowe wabaye Sanibarati wabaye Tobiya wabaye Geshemu reka ngubwire ngo Imana iri kukureba ikababara tope estaya bon. Hari abantu benshi bikakaje ba elewa zope estaya bon. Yesu akugirire neza. Wabaye Umusiriya urwanya Abisiraheli ariko reka nkubwire ngo birashoboka ko ari wowe ushobora kugwa mu gicu cy'abambuzi imbere kuruta uko we yakigwamo. Yesu akugirire neza. Nasomye ijambo rirambwira ngo abanyabwenge baramwaye kuko banze ijambo ry'Uwiteka ngo mbese ubwenge bubarimo ni bwenge ki? Abantu bigize abanyabwenge abantu barikakaje ngo ahera ko yohereza y'amagare n'amafarashi ngo barara bagenda ijoro riraca. Etopestage Imana ikugirire neza ngo nuko ngo bageze muri uwo mudugudu ngo barawugota bageze kuri uwo musozi barawugota ngo umugaragu wa Elisa ngo arabyuka ngo kare nguko abandi babyuka ngo ageze hanze asanga bagoswe ngo asubira inyuma ajya kubwira Elisa aramubwira tumva nkubwire batugose ibintu bimeze nabi twagoshwe ngo Elisa aramubwira ngo icyambi Imana ikagukora ku maso ukareba ingabo zitugose ukareba ingabo zingose ukareba ingabo zigose uyu mudugudu. Yesu ashimwe cyane ngo Imana ibimukoze ku maso ngo hanyuma itabana ingabo zigeze ute zibagose. Icyambi Imana ikagukora ku maso ukareba ingabo zikugose ukareba ingabo zikugose. Wa mugabo we hari ingabo zikugose hari ingabo zikugose tope estance de veriaside gostinevo. Yesu agufashe kandi Yesu akugire neza cyane. Umwami Imana akurengere topa estaya winevo sase de veriaside ngo nuko Elisa arongera arasenga abwira Imana ngo Mana ndashaka ko izi ngabo zihuma amaso ngo arangije Imana izihuma amaso ngo nuko Elisa arabyuka ngo aragenda ageze imbere y'izo ngabo ngo nuko arazibwira ngo uwo mushaka ntabwo ari muri uyu mudugudu nta nubwo ari hano. Arangije aravuga ngo nimuze mbageze aho uwo mushaka agize ute ari
ngo nuko Elisa bajya imbere arabajyana, ngo ariko abajyana ari iki? Ari impumyi. Ngo baragenda bageze ku mwami w'Abisirayeli, bivuga ngo binjiyemo imbere, abinjiza mu gipangu. Ngo bagezemo, ngo hanyuma arongera arasenga abwira Imana ngo Mana, izi ngabo noneho zigira ute? Zihumure, zireba ahantu zigize ute? Ziri. Haleluya. Ngo uyu mwami w'Abisirayeli ngo arangije abwira Elisa, aramubwira ngo mbese izi ngabo tuzice tubakorera iki? Arangije aramubwira tumva nkubwire, uwo wafatishije imiheto ukamufata mbiri ntacyo wamutwara. Mubatekere barya banywe, nibamara kurya no kunywa basubire iwabo, baje kuvuga ibyo bagize ute? Ibyo babonye. Yesu akugirire neza. Bishatse kuvuga iki? Ntukiture inabi umwanzi wawe. Umwanzi wawe niba arakugiriye nabi ntukamwiture inabi, ahubwo umusengere. Imana ishimwe. Ngo barabatekera bararya ndetse baranywa, ngo bamaze kurya no kunywa ngo basubira iwabo, baje kubibwira umwami w'Abisirayeli. Mwumve mbabwire iri tangazo. Imana ishimwe. Amen. Twari tuvuze ngo ibiguhiga ntibizabura, ibikurwanya ntibizabura, ariko Yesu ari mu kazi. Ngo nuko umwami w'Isirayeli yarangije aravuga ngo noneho rero menye neza ko muri Isirayeli harimo iki? Harimo Imana. Haleluya. Uyu munsi we turabona Imana. Amen. Abantu uyu munsi wa none babona Imana. Imana ishimwe. Uyu munsi wa none ngwifurije kubona Imana. Uyu munsi wa none ngwifurije kubona Data wa twese. N'abapagani uyu munsi wa none mbifurije kubona Imana. Yesu akugirire neza. Yesu agira aho agukura. Wahuye n'Abasiriya barakugwanyije, baraguhiga mu buryo bwose, ariko reka nongera mbabwire ngo igihe Abisirayeli babaga barangaye, abanzi babo bagira gute? Barabateraga. Kugira ngo bamenye ko barangaye nuko abanzi babo bagira gute? Babateraga. Ariko haleluya. Imana ishimwe cyane, mvugira ngo amen. Oh haleluya. Amen. Kandi ikindi Nehemiya arimo yubaka, Sanibalati yarabimenye, arangije bamutuma baramubwira ngo yewe Nehemiya manuka duhurire mu kibaya. Nehemiya ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo nta gihe mfite, kuko yaramaze kubitegereza asanga namanuka bazamutsinda mu kibaya. Arababwira ngo nta gihe mfite cyo kumanuka ngo mbasanga aho mugize ute? Aho muri, ahubwo umurimo wanjye uracyagize ute? Uracyakomeje. Imana ishimwe. Yari ari mu gihe cyo gusenga, bishatse kuvuga ngo ukuboko kumwe kwarubakaga, ukundi kukagira ute? Kukarwana. Niwubaka utazi kurwana, Tobiya azabisenyera ukugira ute? Uri kureba. Ariko reka nkubwire ngo hari ingabo z'Imana zikugaragiye. Umugaragu wa Elisa yaratatse, abwirwa ko ingabo z'Imana zimanutse gutabara, ziruta ubwinshi cyane iz'umwanzi. Imana iguhumuye amaso wabona ingabo zikugaragiye, humura ntacyo uzabaha. Ibishinyitse burya nabyo siko bihekenya. Ariko amen. Reka ngubwire ngo ibishinyitse siko bigize ute? Bihekenya. Ibikwasamiye siko bigira ute? Siko bihekenya. Izo ntare ziraziritswe. Imana ishimwe. Oya, izi ntare ziraziritswe. Papa Estayabo, mwebwe mugambanira abakozi b'Imana. Hari icyo Imana yabavuzeho, hari icyo Imana yavuze ku bakozi b'Imana. Hari icyo Imana yabavuze. N'abanyamugisha, kandi twamaze kumenya neza ko abanyamugisha batagira ute? Batavumika. Amen. Imana yakuntumye rero ngo nkubwire ngo humura, ukomere. Nubwo wahuye n'Abasiriya, wahuye n'abakugambaniye, wahuye n'Abaherode, ariko reka ngubwire ngo iyeri iri mu kazi. Imana ijya ibasha kurwana urugamba, wowe ubwawe utabigizemo iki? Uruhare. Izi ntambara zose urimo kugenda ucamo, Imana irazizi. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Tugiye gusenga n'Imana, tugiye gusenga, ariko akarusho tugiye gusengera abafite ibibazo. Uyu munsi wa none Imana yambwiye gusengera ku bantu bafite ibibazo, abantu barwaye, bafite intambara, abafite inzara.
Imana yabantumyeho eto pestance roveriasiri. Imana yantumye gusengera abantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu nda. Tugiye kubasengera. Imana yantumye ku bantu bari mu kazi ariko bari kugambanirwa kandi babizi. Imana yambwiye ngo nimuhumure, yambwira ngo nimukomere. Imana ije kubarwanirira. Mwebwe ubwanyu ntacyo mwakora kandi inama zirimo zirakorwa bwihishwa. Hari benshi barimo bagenda birukanwa mu kazi, ariko iyeri iravuze ngo tope estaya bone elewazo pe estanse. Imana iravuze ngo nimuhumure, ije kubarwanirira. Kandi burya rata aba bari kubakorera inama bwihishwa niba bashobora kugwa mu gicu c'abambuzi, kubera ko bari bagambiriye kugira ngo wowe ukigwemo, ariko niba bakiguyemo Imana ishimwe. Reka mabwire ngo iyeri iri mu kazi. Iyeri iri mu kazi. Uyu munsi wa none rwose amazi ndayanywa cyane rwose. Reka mabwire ngo iyeri iri mu kazi. Amen. Amen. Yesu agufatiraho yongera akingura idirisha ryari rifunze, ariko iyera yongera irifungure. Dope estaya bone. Hari imigisha yawe yakingiranyijwe, hari imigisha yagucitse ubibona, ariko reka nkubwire ngo iyera yongera igaruke ifungure iyi migisha. Nari nkubwiye ngo hari ibyagucitse. Dope estaya bone. Yesu akugirire neza. Hari ibyawe birimo bigucika. Imana yantumye ku bantu bafite imanza barimo baburana ariko bari kugenda babona imanza zabo bazirya babibona. Yesu akugirire neza. Imana yavuze ngo umuntu ntiyakuvugira yakurenganya, ariko data wa twese ajya abasha kurenganura abarenganwa. Imana ishimwe. Yambwiye ngo nimbwire abantu bari kurenganywa Imana kwije kubarenganura. Zope estaya bone. Imana yambwiye ngo nimuhumure, Imana ije kubarenganura. Wowe ufite urubanza bari urimo urabona uri kugenda uri gutsindwa ubibona, Imana irambwiye ngo iraje ije gukina finali. Tope estaya bone sile gustinevo. Yesu akugirire neza kandi Yesu akwambika imbaraga. Uwiteka Imana kugarukeho, akubera ibyiringiro, akubera umutabazi. Imana ishimye. Haleluya. Yavuganye nawe cyagihe, yakurengeye cyagihe, na n'uyu munsi ije kukurengera. Reka nkubwire ngo muririmbyi yaravuze ngo abagabo bararutanwa nushaka ubimenye, ariko hari umugabo uruta abo bose. Hari umugabo uruta abo bose. Imana data wa twese aruta abantu bose, ibihangange byose arabiruta. Imana ikugirire neza. Uri muntu ki wowe wambura Imana agaciro? Wowe wambura umuntu w'Imana agaciro? Imana yaramuvuzeho, Imana yaramuhaye amasezerano, kwifuza kumusebya. Imana iravuze ngo abikore vuba kuko nawe abagiye kugusebya bari inyuma yawe. Imana iri kuvuga ngo sebya vuba, nawe abagiye kugusebya bari inyuma yawe baguhanze amaso. Imana ikugirire neza. Tayibone sire. Imana yambwiye ku bantu bakunda kurwara imitwe, ari abantu bamaranye imitwe igihe kinini cyane. Imana yambwiye ngo tope estanse tayibone sire winevo sayibone. Hari abantu bakunda kugira ikintu cy'imitwe ngo hanyuma iyi mitwe ikabarya ndetse igakubitira mu maso kureba bikanga. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo iraje kandi ije gukora operasiyo ku buzima bwanyu. Topa estaya bone sire mando ya sika uri grere uri mando ya sika. Tope nevo sanse doveria side gustinevo. Imana yambwiye ngo nimbwire abantu bo hanze. Nabonye abantu bo hanze hari abantu benshi bafite uburwayi bagendana birirwana,
ariko iyera yambwiye ngo hari ubutabazi, hari imbaraga z'Imana. Nakunze kuvuga ko tope esitaye abantu benshi barwaye uburwayi bwo mu nda, bandi bakumva mu bitugu, bakumva biremereye, bakumva kugenda wapi, ariko Yesu arambwiye ngo nimbabwire ngo nimuhumure, nimbabwire ngo nimuhumure, nimukomere, hari ubutabazi bw'Imana, imbaraga z'Imana zirahari. Yesu araje, aje gukina finale. Tope estanse tayi bone sire ele wazo penevo sansedo veria side gustinevo etabokenevo. Imana yambwiye ku bantu bari mu kazi hariya muri Amerika barimo birukanwa buri munsi, Imana yambwiye ngo nimuhumure, noneho hari byije gushiraho iherezo. Hari abantu bamaze iminsi bicaye n'akazi mwakira gihugu, ariko Imana iri kunga ngo nimbabwire ngo ije kongera gukora iby'imbaraga ku buzima bwanyu, ije kubaha akazi. Yesu estanse. Tugiye gusenga. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. 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 Mana data wa twese, uri grere, uri mando ya sika, uri data mu bumana bwawe, mu butatu butagatifu, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Shigikira abantu bawe bafite ibibazo, dusengeye abantu bawe bari mu biro, dusengeye abantu bawe bari hasi bakora akazi ko hasi ariko bakabona babagambanira. Twumvishe kuri Imana ishoboye byose kandi kuje gukina finali. Kandi nyakubahwa, dusengeye abarwayi kugira ngo ubabere muganga, ubabere dogiteri mu izina rya Yesu. Benshi barivuze biranga, ariko uravuze ngo hari imiti imanutse dope estanse, wowe uje gukora imirimo n'ibitangaza. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Hari abafite intambara mu itorero, aburabazi uravuze ngo uje kubagwanirira. Hari abafite inzara buje kubagaburira. Mu izina rya Yesu Kristo data wa twese, nukomeze ugumane n'abantu bawe, bashigikire ku manywa na nijoro, wongere ubimane kuko witwa uwera. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze kubyumvishe, ko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Urakoze rero umukozi w'Imana, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Namwe murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Wongereye imbaraga n'amavuta. Yego. Mutange nimero zanyu kugira ngo bajye babashakiraho, wenda birashoboka ko hari uwagushaka gukeneye kugira ngo umusengere, noneho akagukina kuri nimero zawe. 0788 51 34 65. 0788 51 34 65. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane rero namwe abadukurikira ku Muremyi TV, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde, muhahe muronke. Bye bye.